twasanze arwaye kanseri aba mu bitaro byabayemo hafi nk'amezi abiri cyangwa ukwezi n'igice ariko hagati aho ngaho kuva yajya mu bitaro abavandimwe banjye bamaze kumenya ko arwaye kanseri bahita bamwanga. Ibisabwa byose ninjye wabikoraga ku buryo ntawe nabashaka kuba nahamagara ngo mbwire ngo umubyeyi wacu ameze gutya. Abana kuko batamushoboye bakamukurura, ariko imvura ibaye iguye badahari iramunyagira, cyangwa se abaturanyi batahabaye ngo baze barebe iramunyagira. Oya, kugeza kuri uyu munsi imiti barayihagaritse, ntegereje kuzasubira kwa muganga. Uzagenda mu kwa 12, kwezi kwa 12 niho nzasubirayo, bakajya kongera kunshisha mu cyuma nanone bakareba uko bimeze. Itariki zingahe udusubize? Ihangane komera ihangane. Nanone no kuzanshisha mu cyuma, ariko ugiye witwaje amafaranga utagira ngo ni ubusa menshi. Aha, ni menshi amafaranga sinakugenya kuruha se singuye niwe yatanga rwose, niwe nitiki nkura niwe yitanga, n'amafaranga njyana kwa muganga niwe yatanga. Ngo nacuje ko simba naranguye ngo naranguye myinshi niducyagutya mu ntoki nk'imyenda nk'icumi, ngira nkagurisha nabona icyo gihumbi nkakiboherereza. Baba naba ntakibonye ubwo bakagumira aho bakabura cyangwa bakanabwirira. Ikibazo nuko kubona umukecuru nk'ubu nyine apfanya agahinda, agapfana inzara, abana be baramwanze. Nabo niba nakibona kino kiganiro bazakibona ibibaze ko ibyo bakoze atari byiza, bazigaye nakugira ngo bamunere nyine babone ko twese yatubyaye turi abana, twari abana 8, 2 barapfa. Gusa nagiye natumye umwana ngo ajye kumuyakira igipapuro nzajyana i Kanombe. Yaragiye igipapuro arakimuha, ati uwo muntu ntiyishoboye kugira ngo bazemere kunshiriza, nuko icyo gipapuro nakijyanye. Ubwo rero se umuyobozi w'umudugudu ayoboye ko ndwaye, barabizi ko arwaye kandi arwaye gutya, barabizi. Fata akanya ngo ushimire tubana mu buzima bwa buri munsi. Uyu ni Umutako TV, ndi mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Kigabiro, akagari ka Siragire. Aha ngaha rero twaje gusura umubyeyi, twaje gusura uyu mukecuru. Arwaye kanseri, aho imaranye igihe. Hari byinshi tugiye kuganiraho nawe, ari buze kutuganiriza. Ushobora kuba ufite igitekerezo, umutima wo kuba wagira icyo umufasha, twandikire muri komenti cyangwa se wandike kuri iyo nimero urimo kubona hasi aho ngaho. Aha ngaha ndi rero ndi Rwamagana nk'uko nari mbikubwiye, ndacyari MC Seti. Uyu ni Umutako TV. Ikibazo cyanjye nuko nasaba ubuvugizi kugira ngo ndebe ko nabaho wenda nkasunika iminsi, kuko umunsi nzapfiraho ntabwo nkuzi. Ubwo rero mubishoboye mukabinkorera, ubwo Imana yabampera umugisha. Waba ikintu kimfasha wenda kikanyamba, nkabasha kubona ikintu wenda najya nshyira mu nda, wenda Nyagasani wenda yandokora, kuko kugeza kuri uyu munsi ntabwo ari njye wibeshejeho. Nk'uko nari nabibabwiye, nk'uko nari maze kubibabwira, uyu murimo kubona kuri screen zanyu, uyu ni umukobwa w'uyu mukecuru. Bimwe na bimwe nawe ari buze kugenda agira ibyo adusobanurira, kuko urabona yuko umubyeyi nta mbaraga afite. Mukobwa, ngaho rero watangira utubwira ikibazo cyatangiye gute, yafashwe gute mukecuru?
tangira utwibwira Njyewe cyangwa umukecuru. wowe ndi kubwira wowe watangira wenda utubwira kuko urabona ko umukecuru nta mbaraga afite wowe rero wowe ushobora kutangira utubwira ukatubwira amazina ye imyaka ye nuko ikibazo cyatangiye igera mikoro umukecuru mama wanjye ubyara yafashwe n'uburwayi niyo ngiyo yiyegereza yafashwe n'uburwayi tujyana kwa muganga i Rwamagana ageze i Rwamagana bamusuzumye bamusangamo ko afite uburwayi bwa kanseri tumujyana muri butaro yabayeyo avayo bamuha transfer bamujyana i Kanombe aho hose yarahabaye amaranye kanseri imyaka 2 n'igice. umukecuru yitwa nde amazina ye imyaka ye Umukecuru yitwa Nyiransabimana Gatarina afite imyaka 72 n'itatu urayibutsa umukecuru imyaka 73 niyo myaka yanjye uwo muri 47 48 yego nuko baje gusanga arwaye kanseri yego basanze arwaye kanseri aba mu bitaro byabayemo nk'amezi 2 cyangwa ukwezi n'igice ariko hagati aho ngaho kuva yajya mu bitaro abavandimwe banjye bamaze kumenya ko arwaye kanseri bahita bamwanga bose baramwanga ntihagira umuntu umumfasha ntihagira umuntu umumenya abamo ararwara ibisabwa byose ninjye wabikoraga ku buryo ntawe nabashaka kuba nahamagara ngo mbwire ngo umubyeyi wacu ameze gutya byose ninjye wabimenyaga nuko naho aviriye mu bitaro ubwo byabaga bishobotse aribwo nasabaga abantu nk'abacuti nk'ababwira ikibazo mfite bakamfasha nkabasha kumugeraho twabanje kumugurira imiti icyo gicupa ryaguraga 24,000 tugura imiti nyuma baza kuduha ubufasha nyine badugurira indi miti ya nyuma noneho kubera ko baramutera bageze babona nta birafite maze kubona nta birafite arabatubwira ko nyine bararekeraho kumutera imiti arataha ariko nukuvuga ngo kuva yanataha yanari no kwa muganga abo tuvukana nta numwegeze umugeraho nta wamugeragaho nta wamurebaga nta n'uwabagazi ngo umukecuru se abayeho gute no kugeza kuri uyu munota nta wuzi ngo abayeho abavandimwe bangahe n'abahungu 4 cyangwa se wenda impamvu batabagezeho wasanga nabo nta mikoro bafite nta bushobozi nago kuba bavuga ko badafite ubushobozi ako se bakananirwa no kuba baza ngo bamusure barebe uko ameze bamugeraho bakamureba bakareba naho aryamye byonyine babihagije ariko ntaho hagera bose babonye amaze kurwara kanseri bose baramwanga baramuntererana ninjye umumenya buri kintu cyose ninjye ukimenya wari umaze kutubwira ati buri kintu cyose ninjye ukimenya kugera iyi saha umukecuru ubwo burwayi bwa kanseri noneho byifashe bite ese imiti ari kuyibona kwa muganga baracyamukurikirana ubwo bushobozi ugerageza kubona byifashe guto yego kuko hariya iyo bamaze kumujyana hariya mu bitaro baramushiririza noneho bamara kumushiriza bakanamutera imiti nyuma ro bakajya bamuha randevu yo gusubirayo nk'ubu ngubu yavuye guca mu cyuma cya MRI bazongera gusubirayo mu kwezi kwa 12 yego nibwo azasubira kwa muganga kongera guca mu cyuma kongera kureba ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane abo bavandimwe cyangwa se wenda abo mu muryango yanyu wowe iyo bahamagaye cyangwa se ni barakwitaba cyangwa ntabwo bakwitaba baranyitaba ariko kuba banyitaba no kuvuga ibintu buzima busanzwe kuba nababwira nti mwaramutse mwiriwe ariko hari gihe bampamagara ariko ikibazo ntawe nabwira ngo yaburaye cyangwa yabwiriwe ntawe nabibwira kuko bose babazi ikibazo afite ariko ubwo baramunteranye nta muntu umwe ushobora kugira ikintu kuba yamfashe nangwa nambuza ati so umukecuru ameze ati kandi hari gihe aba yaburaye yanabwiriwe ariko nabuze ikintu muho kandi abo ngabo bahari abo bose bazi ikibazo cy'umukecuru barakizi neza bakakirengagiza niko wenda twabivuga barabyirengagiza barabizi kuko bamaze kumenya ko arwaye kanseri bose ubona ntawe ushaka kongera kumwumva nta n'ushaka kongera kumureba kuko
niba nta kindi bakaba batanamugira ngo arebe naho aranga naho aryamye ngo we banamugeraho banamusuhuze nibura urumva ko nyine nta kintu bamwitaho, ntabwo bigeze bamwitaho habe na gato, nta kintu bashaka kumurebaho. Waba warigeze se wenda wegera inzego z'ibanze nko mu isibo cyangwa se mu mudugudu wenda urebe ko nimba wenda ari cyo bagufasha muri ibyo bibazo byose? Oya, naho nagiye uretse abaturanyi duturanye ko nyine ari bo baza nyine bakamfasha bakamureba, babona hari ikintu hari icyo bafite bakamfasha nk'abaturanyi. Kuko nk'ubu ngubu yari hano akenshi aba ari kumwe n'abana, njye nagiye gushakisha, ni ukuvuga ngo hano mureba aryamye, yo imvura iguye umwana mukuru afite imyaka 9, hari n'undi mutoya, ni ukuvuga ngo bakurura uyu musambi bakawukura hano bakawushyira mu gicucu ahantu hari igicucu, akaba ariho bamushyira. Ni ukuvuga ngo abana kuko baba batamushoboye bakamukurura, ariko imvura ibaye iguye badahari iramunyagira, cyangwa se abaturanyi batahabaye ngo baze barebe iramunyagira. Ni ukuvuga ngo hano aribana n'abana n'abuzukuru? Yego, nta bandi. Yego. Abuzukuru ni bangahe baba bari kumwe nawe? Ni abana 3. Bamwe bagiye ku ishuri, utundi rero ni utungutu. Iyi kanseri yamufashe ku kihe gice ku mubiri we? Ku nkondo y'umura. Ni kanseri y'inkondo y'umura? Ni inkondo y'umura narwaye. Ubwo rero nyine kwa muganga banjyanye aho ngaho nyine banshishamo, babanje kunshisha n'abandi mbiga nyine yabaguye ko nagiye Butaro, banshishije muri sikaneri batanga igisubizo yuko ndwaye kanseri y'inkondo y'umura. Ubwo batangiye kunshiriza, noneho rero bukeye baransezerera ndataha. Ubwo rero aho twari turyamyeho kwa muganga, uyu mwana niwe wamenyaga ikintunga, akamenya amazi yo kunywa, nako nta n'ikindi nanywaga usibye amata yonyine yaguraga, nta kindi. Nicyo cyantungaga, nabo nkanywa agakombe kangana gutya akagenda. Yewe n'imbuto yarazinzaniraga zimwe zikananira, nazo ntangiye kuzishakira aho mviriye kwa muganga. Naho ubundi ndi kwa muganga rwose nta kindi kintu cyajyaga mu nda yanjye. Nuko ariko ubu ndavuga nti wenda wampa n'izo mbuto wenda nazirya simbizi, kuko kuva nabo kwa muganga ntazo nongeye kurya. Ubwo rero imibereho yanjye niyo, nkavuga ntahandyamye wenda uwamfasha nahabyuka, wenda nabashije gutamira, nabonye icyo ntamira mbega nshaka nabyuka, wenda nkajya nsindagira nkagenda. Ubu ngiye guhaguruka hano mu mazi njya kumva ngo koco. Ubwo iyo mbisubiye mu byanjye agahinda karanyica, kuko nicara hasi nkarira. Iyo ubona ufite abana ukabura n'umwe wakugeraho, ubatekereza imvune baba barakuvunnye, ukumva agahinda karakwegetse. Kubona bamparira uyu wenyine rero, kandi ntaramubyaye wenyine, ni agahinda. Mukecuru, none ubu ibyo kwivuza bihagaze gute? Ubu tuvugana izisa, ubu tuvugana hari imiti ufite yo kunywa? Oya, kugeza kuri uyu munsi imiti barayihagaritse, ntegereje kuzasubira kwa muganga. Uzagenda mu kwa 12? Kwezi kwa 12 niho nzasubirayo, bakajya kongera kunshisha mu cyuma nanone bakareba uko bimeze. Itariki zingahe? Udusubize ihangane, komera ihangane. Mu kwa 12 azasubirayo mu matariki ngangahe? Cyeka narebye ku matransferi ye ntago ndabireba, ariko ninzi ko ari mu kwa 12. Ariko nta nubwo mbifite hano, mbifite Kigali, kereka nabirebye azagarukirayo. Amaze guhabwa randevu zingahe? Ubwo bwaye ya mbere niyo navuyemo, iya mbere nayivuyemo, none nshigaje ya kabiri. Nta n'umuti bampaye kumucisha muri marayi, no kunshishamo gusa ngataha. Nuko barambwira bati taha, ndataha. Ubu rero bavuga batuzagaruke nanone. Ubwo nabwo nusubirayo ni ukukunyuza mu cyuma? Nanone no kuzanshisha mu cyuma, ariko ugiye witwaje amafaranga utagira ngo ni ubusa, menshi. Aha, ni menshi. Ngira ngo wenda ni byumvikana cyane. Ngira ngo iyo ugiye kuri randevu cyangwa se kwa muganga, byanze bikunze bisaba amafaranga, ubushobozi. Muri iyo minsi cyangwa se muri icyo gihe ubugiyeyo, amafaranga ava he? Amafaranga sinakugenya kuruha se singuyo, niwe yatanga rwose, niwe nitiki nkura niwe yitanga.
n'amafaranga njyana kwa muganga niwe uyatanga ubwo nibyo uyu wenyine uyirora abana babyaye abana nabyaye abana ufite urumva ko ukora byose ugerageza agashakisha n'uyu nguyu ari nawe tubasanganye noneho muri rusange abana bawe ni bangahe abana ni bato ni batandatu hamwe n'uyu arimo ariko nabo mu bana batandatu akaba ari umwana umwe ukwitayeho gufasha mu bana batandatu bose nta wundi ubundi wendeba nakora ikizi nta kintu ushobora kubikoraho kuko nararyamye ndarira byo kurira bivaho ndatekereza ndavuga ntako umuntu wiyahura burya bari igicucu ntubwire ngo niyahure nzaryama nkorote kugeza ku munsi wa nyuma Imana izavuga iti birarangiye nta kindi ariko iyo njya kundi muntu wundi ufite undi mutima banariyahuye rwose kuko utekereza imvune ukuntu umwana aba yarakubonye yarakuruhije yarangiza akavuga ngo ntakeneye no kumva ibyawe ukumva ari agahinda ni agahinda rwose kumva akeneye avuga ngo sinkeneye kumva ibyawe none se umuntu akeneye kumva ibyanjye urumva ari aho duhuriye Sister kuri iki kiganiro turimo kuganira naho namwe ubu urumva kazajya mu kwa 12 nanone azasubira kwa muganga amatike arakenewe urumva imiti ni ibintu bigoye ni urugendo rukomeye nawe no muri uko gushakisha kwawe hari abantu badukurikiye hari abantu barimo kureba iki kiganiro ubu noneho nk'icyo wabwira Abanyarwanda cyangwa buri muntu wese ukurikiye iki kiganiro icyo mwifuza ko babafasha n'iki njye ndifuza ko wenda nk'abantu bafite umutima w'urukundo babasha kureba iki kiganiro ubu byakora ku mutima ko yabasha kugira ikintu amfasha kuko ari ikimutunga ntacyo no kuba namujyana kwa muganga ubu ngubu nta bushobozi nyifite aho bigeze aha nta bushobozi nyifite ariko hari abagira neza babasha kugira umutima w'urukundo bari burebe kino kiganiro bamfasha ubusanzwe ukora iki gukora ibiraka gutya bisanzwe ibihe biraka mu buzima busanzwe nyine ni icyo ukora kimbitse kibasha kuguha ubwo bushobozi bukeya butuma nyine ufasha umukecuru njya ndangura imyenda gutya nkongera nkayigurisha ni ukuvuga ngo uri umucuruzi w'imyenda ntabwo navuga ngo ndi umucuruzi w'imyenda kuko ntabwo mba naranguye ngo nacuruje kundi kwa kundi ushobora gufata ngenda ukarangura utwenda ducya gutya mu ntoki ukongera nyine ukagurisha kugira ngo mbashe kubona icyo batunga ariko ngo nacuruje kuko simba naranguye ngo naranguye myinshi ni ducya gutya mu ntoki nk'imyenda nk'icumi nkongera nkagurisha nabona icyo gihumbi nkakiboherereza naba ntakibonye ubwo bakagumira aho bakabura cyangwa bakanabwiriza ni ukuvuga ngo ntabwo ugira ahantu na hamwe ubarizwa uri umuzunguzayi muri makeya yego wowe se uracyari umukobwa uri umumama ndi umufiyemeri w'abana bangahe 2 ko byoroshye kuko urumva nawe warabyaye abo bana 2 nibo baba ngaba bari kumwe na mukecuru yego urumva nawe ufite inshingano zo kubarera kubishyurira ishuri ngaho umukecuru urumva nago wari ibintu byoroshye ubu ngubu nk'umuntu urimo kureba iki kiganiro aramutse yifuza kugira icyo yabafasha nimero bababonaho nizi nta kibazo 0783 40 45 39 iyo ni yawe isubiremo rimwe 0783 40 45 39 ubwo se mukecuru kari agatelefone ajya kitaba ari byatabibasha bari abana bakamwitabira nk'iyo muhamagaye kuko nakamwe kugira ngo njye mbasha kumuhamagara uvuga ko nshobora gusanga yanapfiriye mu nzu ntabizi ndakamugurira nkajya mpamagara bari abana bakamwitaba bakayitaba nyine nkababaza ngaho vugana nimero ya mukecuru 0788
079 Mm. 10 Mm. 33 Mm. 537 ngaho usubire muri 079 Mm. 10 33 537 Mm. iyo nimero ya mukecuru. Mm. mukecuru wenda ubu ngubu hari umuntu uri kureba kino kiganiro akumva bimukoze ku mutima, akumva agize umutima wo gufasha, cyangwa wenda nawe usanganywe, ni iki wasaba abantu badukurikiranye, ni iki wababwira? ngewe ikintu nababwira ni uko bandwanaho bakareba mbega ukuntu meze, bagashaka ukuntu nabaho bakamfasha. Mbese ni ubufasha nsaba, bukamfasha uburwayi bwanjye, mbega bugafasha n'uyu mwana, mbega umurwanaho nawe bakamurwanaho. none se ubu kwejo mu gitondo nzaba nahenutse nkahenuka kandi nta kintu afite. Ikibazo ni uko kubona umukecuru nk'ubu nyine apfanye agahinda, agapfana inzara, abana be baramwanze, nabo niba nakibona kino kiganiro bazakibona ibibaze ko ibyo bakoze atari byiza, bazigaye nakugira ngo bamunere njyenyine, babone ko twese yatubyaye turi abana, twari abana 8, 2 barapfa dusigara turi 6, nabo bakibona kino kiganiro bazigaye. nawe se mukecuru wenda muri abana bawe bose kari 6, umwe wenyine niwe uri kugufasha, ubwo hasigaye 5. abo 5 nibabona kino kiganiro ni iki wababwira? Nimba harimo uri kukireba cyangwa se mba bose wenda bari kukireba, ni iki wababwira? rero nababwira iki se? ntacyo nababwira nti Imana iriho, ni nahuye n'abana babaruta, kuko ubu muri abana banjye mwemeye guhaguruka muraza muza kundeba, mbega ngo murebe uko merewe, murebe uko ndiho, ariko nyine nanjye niyo mpamvu mwavuga ngo reka mubahamagare nkumva bimennye umutwe, ahubwo nifuzaga ko bazakibona gusa, bakabibona bakamenya ko, bagasigara bibaza icyatumye mungeraho, bakazasigara bigaya nabo, batakwigaya kandi nta kwigaya kwabo nako, ariko bakabibona nyine bagasanga ko bibakojeje isoni, nk'ababazi mbega bakababona bakavuga bati kuko umukecuru wanyu umeze kuriya mwe kutanamugeraho nibura. mbega ubwo nawe se wenda bitekerejeho bakabitekerezaho bagasanga bafite amakosa koko, nyuma yo kubona kino kiganiro bakaza imbere yawe bakagusaba imbabazi, bakubwira ati mukecuru wenda natwe tugufasha gutya na gutya, wabaha imbabazi? ngewe se umva ntabwo gutanga imbabazi kuko n'Imana irazitanga. Imana itaduha imbabazi ntabwo twaba turiho. ariko rero se uwo muntu wowe utabonye mu rupfu rwa Yezu ntabwo uzamubona mu izuka rye, utarandwanyeho ndi hasi hariya, ndi Kanombe, ndi Butaro, ntabwo yatinyuka guhinguka mu maso yanjye ngo aje kunsaba imbabazi. nibashaka kunsaba imbabazi bazabanze bazisabe mushiki wabo, kuko ibyinshi niwe ubizi kandi ni nawe wababaye cyane. naho ngewe nari narapfuye, urumva narapfuye ndarangiza, n'uyu munsi ndi umupfu nk'abandi. niba bakeneye gusaba imbabazi bazagende bazisabe mushiki wabo. mbere utarafatwa, utararwara kanseri, bajyaga bagusura? ntararwara kanseri barazaga, yego nabo ni abantu b'abakene batavuga ngo barakize, ariko nibura byonyine nubwo utagira icyuma, ariko nkakubona tukavugana ukamenya ko ndiho, nanjye nkamenya ko uriho. none simbabwiye nti niba bakibaho simbizi, ntiwenda na korona yarabishe, ubu se nakubwira iki? ubwo se hari ikindi naguhishe koko? nta kindi naguhishe, nta n'ahandi nguhishe, nta n'ikindi ngukinze, urumva? naho ibyo gusaba imbabazi, izo mbabazi, ariko izo mbabazi bazaziturukaho koko? bazaza bansaba imbabazi banturutse batabanje gusaba mushiki wabo imbabazi? ni wowe bagomba kubanza gusaba imbabazi, kuko ni wowe uzi umubabaro wanjye, ni wowe wavunitse. nanjye nababwiye yuko Imana ari itanga imbabazi, natwe iduha imbabazi, twese yaduhaye imbabazi, urumva? ntabwo nakaba kumuha imbabazi yemeye akaza akambwira ati mubyeyi wanjye, ariko ntibyashoboka. yaza se? urumva se nawe ntiyaza, isoni zamukora.
ni ibintu byumvikana cyane. Wenda ni wowe mwana asigaranye, ni wowe mwana ari kureba kuri ubu ngubu. Wowe abavandimwe bawe uyu ubona nta kintu bagufasha, ni icyo utekereza, ni icyo umutima ukubwira, ni icyo uhita utekereza wowe? Njyewe nyine mba mbona sinzi ukuntu mbitekereza nabi, nkumva ndanababaye cyane, ndanabarakariye, nkanibaza ngo ese niba twaravutse turi abana umunani tukadusigaye turi abana 6, akaba ari njyewe njyenyine, nta nubwo banyiyumvamo nk'umuntu, bambona nk'igicucu ari imbere yabo, kuko babona ibyo nkora byose mba narakoze byose, nkihangana nkabaho nabi, ntago bumva ko hari sinzi ukuntu bamfata. Gusa birambabaza cyane, ngiye nkumva binteye n'agahinda, niba ntabasha kugira umumagara ngo mubwire nti igihumbi, cyangwa niba ntawe nahamagara ngo mubwire mfite ikibazo iki n'iki mu rugo, akaba nta wamfasha, mba mbona nsanga mba ndi njyenyine. Wowe baje wabaha imbabazi? Ntasibaha rwose. Mukecuru, ubuse ujya ubasha nk'iyo ugize amahirwe uyu mukobwa wenda akabona iki bubatunge, wenda icyo muri burya iryo joro cyangwa ku manywa, ujya ubasha kurya? Kurya kwanjye rero iyo mbonye utuntu nshoboye ndadutamira, ariko natwo gutamira ikiko ni kinini hari simbizi, ariko iyo natubonye mfa gutamira. Ni nk'uduki ujya wifuza kuba wafata nk'ifunguro ntutubone? Ubuse nakubwira ibiki? Umva ngewe nkubwire kurya kwanjye, umva sinabona ikintu nakubwira, kuko ikintu kinanira cyane mbona ntashobora ni ibiryo bikomeye, kubera ko no mu kanwa nta n'amenyo arimo, ariko utuntu tworoshye ntapfa kudusamura. Yego sindya twinshi, ariko natubonye, ariko ubwo mbonye ubushobozi nkabona ubwo bufasha, nkabona ikindengera, wenda sinabura n'ikindi natekereza ngo nshake, wenda ngo kigwe ku mutima wanjye nacyo nkizane nkirya. Mbega ubwo gusa ujya ubasha gusindagira, wambwiye ati iyo mpagurutse mu mavi biravuga nyine uraribwa cyane, ubu ujya ubasha basi nko guhaguruka ukagera byibura nko ku marembo, ni ukumukeka, ubu ni ukwirirwa? ariho ubwo bunira, no mu nzu hariya ntagezemo, nkaryama bukira, nkaza kuhava ngiye kuryama, ubwo nkahava ngiye kuryama bwacya, nk'ubu abana bagiye ku ishuri uyu musambi bawusigaho, hasigaye nkakambakamba nkaza, mbese kuva ni ukuva kumva nkajya mu nzu, nkava mu nzu nkazaho, nta kindi, hasigaye nkatuza nkiryamira, urumva nkiryamira nkiberaho, ndakandagira ibirenge nkumva byarahiye, nakandagira ibirenge nkagira ngo nkandagiye mu mahwa. Yewe bana banjye nimundeke kuko ibyo byose iyo mbitekereje agahinda karanyica, amarira akagwa, ndakubwiye ngo hari ubwo ndarandira bugacya hasigaye nkabyuka nuko. Kumvikana cyane. Wowe iyo wagiye gushaka ayo mafaranga, uri kugenda wirukanka utekereza umukecuru, uvuga ati umukecuru amerewe nabi, ararwaye, ntago ameze neza, iyo wamusize hano ntago uhangayitse cyane? Si uhangayitse cyane wumva utanagenda, ariko watekereza ko nta n'ubushobozi ufite, ukumva nyine ugomba kugenda? Ngenda nyine numva mpangayitse, mbabaye, hari ubwo njya ntekereza ko nshobora kumusiga mu nzu ariko ngasanga yapfuye. Niyo mpamvu kenshi niyo abana gutya bagiye mu bwana, mufate umusambi muwushyire hanze, noneho n'aba yapfuye n'abaturanyi bashobora kuza, babona wenda atinyeganyeza, bakabona ko yapfuye, bakaba bamukura hano, cyangwa se bakanampamagara bakambwira. Ariko igihe cyose ngenda nzi yuko ndasanga byarangiye, igihe cyose kenshi, kuko ngenda nanjye muri mfite agahinda, ngenda mbabaye cyane.
n'ahangaha iyo wagiye uhagera nyuma y'iminsi ingahe cyangwa niho utaha ujya i Kigali ukagaruka? ntago nza buri munsi, ndagenda nka nyuma y'iminsi nk'itatu cyangwa ine ndakagaruka. Hano hari abana gusa? Hano haba abana gusa, ubundi nibo babana nawe. Babasha guteka, bakabasha gukora, bakabasha no kumufasha umukecuru? Nyine urumva n'iby'abana babikora uko babonye, ubwo nyine nzanye ibyo guteka ndabibaha bakabiteka, ubuzima bugakomeza. Ngira ngo wenda ku badukurikiye turimo turagirana ikiganiro cyiza cyane, by'umwihariko wenda nimba wowe hari icyo ubona wafasha umukecuru ndetse n'umuryango muri rusange, ushobora kureba kuri screen zawe, hariho nimero twagiye dushyiraho kugira ngo nimba hari ikintu wabafasha, ndetse no kuri titre hasi ngira ngo murazibona, muraza kugenda muzibona. Wenda turimo turagenda tugana ku musozo, twagiye tuvuga ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Na akantu kakuri ku mutima wenda wumva wenda twebwe twaba twasimbutse tutakubajije? usanzwe aba mu cyiciro cya kangahe? Ari mu cya kabiri, ariko ibi byaje baheruka gukora bamushyize mu cya mbere. Bamushyize mu cya mbere. Donc abantu bo mu cya mbere tuzi ko hari uburyo bafashwa na leta? Ntabwo. Nta bufasha arahabwa? Oya, ntabwo. Ni ukuvuga ngo ntabwo bajya baha ubufasha ubwo ari bwo bwose? Oya, ntabwo. Kandi abarizwa mu cyiciro cya mbere. Ubu ibi byiciro bashyizeho ubu ntabwo bitari byatangira, ubwo bamushyize mu cya mbere, ariko ubundi twabaga mu cyiciro cya kabiri. Harimo ukuntu bajya bafasha abakecuru bashaje, abantu bageze mu zabukuru, ibyo byose tujya tubibona mu mirenge, mu turere, hirya no henshi cyane hatandukanye. Nta kintu na kimwe bari bafasha uyu mukecuru? Oya, ntacyo, nta kintu na kimwe bari bamuha. Ariko ubuyobozi ahangaha muri Kigabiro, ni Kigabiro uyu murenge? Umurenge ni Kigabiro. Ubuyobozi byibura nk'abayobozi b'akagari, b'imidugudu, barabizi ko arwaye ameze gutya? Umuyobozi w'umudugudu barabizi. Nagiye natumye umwana ngo ajye kumuyakira igipapuro nzajyana i Kanombe. Yaragiye igipapuro arakimuha, ati uwo muntu ntiyishoboye, kugira ngo bazemere kunshiriza nuko icyo gipapuro nakijyanye. Ubwo rero se umuyobozi w'umudugudu ayoboye ko ndwaye? Barabizi ko arwaye, kandi arwaye gutya barabizi, ariko barabizi nyine kuko n'abaturanyi barabizi, bazi uburyo umukecuru arwaye, n'umuyobozi w'umudugudu arabizi. Bose baramuzi. Okay, murakoze cyane kuri iki kiganiro muduhaye. Natwe ngira ngo abari kukireba n'abantu bose bakibonye hari icyo bari bukore, kandi turabizi hari abantu bafasha. Nyamuneka abantu bacu tubana mu buzima bwa buri munsi, ntitukabagezeho ibintu bimwe na bimwe, ariko noneho ibingibi byo rwose natwe ubwacu byaturenze. Mudufashe dufatikanye, dushyigikire uyu muryango. Uyu mukecuru mu kwa 12 ntajya kwivuza rwose, azabashe kubona ubushobozi buke bushoboka, kandi uko biri kose ndabizi murabikora, muri abantu beza cyane, turabakunda cyane. Mushiki wacu rero bakunda kuvuga ngo senga cyane, Imana ibera hose icyarimwe. Twe tugeze wenda ku musozo w'ikiganiro, ndifuza yuko twasoza iki kiganiro dusenga. Wanyemerera? Yego. Data twese uri mu ijuru, twongeye gushima uburinzi bwanjye natwe, ubwo waturinze tukatugira mu gihe ngo tujye ku mwuka w'abazima, izina ryawe rihimbazwe. Waturinze ubwo twavaga i Kigali tuzi nayo Rwamagana, dusanze umubyeyi nawe akira amahoro, dusanze umubyeyi agihumeka. Turagusabye Mana Data twese, buri muntu urimo kureba iki kiganiro umufashe, umukoreremo kugira ngo uyu mukecuru abashe kugira icyo yavugirwa, abashe kugira icyo yakorerwa, kandi ukomeze umushyire ikiganza cyawe gikiza muri ubu buzima bayemo.
Data twese rero ntago tugiye kugutoteza tukubwira byinshi, ibyo ubona twifuza n'ibyo ubona uyu mukecuru akeneye aba ari byo duhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Ngeze ku musozo w'ikiganiro, ahangaha narindi Rwamagana mu murenge wa Kigabiro, aho twe twasuye umukecuru ufite uburwayi bwa kanseri. Ushobora kuba ubonye iki kiganiro ufite umutima ufasha, hari icyo ushobora kuba wamufasha, nyamuneka cyaba ari igiceri cy'ijana, yaba ari inoti ya 500, uko wifite uko ushoboye, dushyigikire uyu mubyeyi muri ubu buzima arimo. Ngemwe muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe, uyu ni Umutako TV. Nizeye ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Haya basi.